abagabo babiri bagiye gutega imodoka basangira basize bayibona irenga, mbese amarembera irenga hirya gato, nuko bayirukanka inyuma. Bombi bayigezeho, umwe muri bo ayurira igenda, undi arasigara, ariko usigaye asigara aseka yatembagaye. Ubwo nabarebaga imbere yanjye, nuko mugezeho ntese aho kubabazwa nuko imodoka igusize ahubwo urimo guseka. nawe ati wa mugabo we, nawe umenye ikinsetsa nawe watembagara. atuzi kuriya ugiye ahubwo yaramperekeje. umunsi umwe mu gihugu gishishikariza abantu kubyara abana benshi, hamwe ubyara bakaguhemba kubera ko bafite abaturage bake cyangwa bashaje, hari hateguwe gahunda yo guhemba umuryango wari ufite abana 14. nuko hakaba imiryango imwe yari ifite abana 13. umugabo wamaze kumva iryo tangazo yibuka ko yari yarabyaye umwana hanze, niko kwegera umugore we amusobanurira yitonze ko yari yarabimuhishe, ariko ko byaba byiza agiye kuzana uwo mwana kugira ngo babashe kwegukana ibyo bihembo byari byateganyijwe, dore ko byari binatubutse. umugore aramwemerera, umugabo anyarukira kuzana wa mwana. akimugeze imuhira ariko ngo ajye kureba asanga mu rugo hasigaye abana 2 gusa, abana 13. niko guhita abaza umugore ati abandi bana ubatumye he, kubona amasaha y'irushanwa yegereje? nyamugore niko kumusubiza ati burya wabaye ukiva hano ukitarabuka nyine ugiye gushaka uwo mwana wawe, ba bana bandi nabo bahase baba basesekaye hano baje kubatwara ngo babajyane mu irushanwa. mwarimu ategura ikizamini yarabajije ati ni irihe tandukaniro riri hagati ya biyoloji na sosiyoloji? umunyeshuri witwa Joriji arasubiza ati biyoloji ni igihe umwana avutse asa na se, naho sosiyoloji ni igihe umwana avutse asa n'abaturanyi. nayamuha yose rwose nibyo. ubwo bari mu ishuri, nawe urabumva nyine ni abanyeshuri. nuko umunyeshuri arabaza ati ariko mwari, umuntu yahanirwa icyo atakoze? mwarimu ati reka reka, ntabwo bibaho, ntibishoboka. ubwo Joriji aho yari yicaye inyuma mu ijwi riranguruye ati Imana ishimwe, ntabwo nakoze umukoro devoir cyangwa homework mwari mwampaye.